ubutumwa mfite noneho burateye ubwoba burakaze ariko abantu bihangane nyene buriya ikindi impamvu Imana intuma cyane kuri iri hanga ry'ubwoko bw'abarundi n'abarundi kazi nuko ari cyo gihugu kigiye kubanziriza ikindi muri Afrika Imana igiye kunyuramo kugira ngo igitunganye kuko nico gihugu kigiye gutwara ubutumwa mu bindi bihugu nico kigiye gutanga ububyutse ku isi yose rero ni nayo mpamvu ari cyo gihugu Imana iri gutuma abantu benshi cyane burakomeye buteye n'ubwoba ngo buteye ubwoba yego ibyo ngiye kuvuga biteye ubwoba kucyuza n'ibintu biri butera ubwoba abantu biterwa nuko umuntu yahamagawe ubwo imihamagaro y'abantu bitandukanye ngewe nakunze kwita umuhamagaro itaranto nka babandi bahawe itaranto kugira ngo bagende bacuruze urumva uwahawe imwe ntabwo yangana n'uwahawe eshatu n'uwahawe eshatu ntiyangana n'uwahawe eshanu ubwo niko nahamagawe ahari ngira ngo ndi Mikaya hanyuma rero iki gihugu cy'u Burundi Imana ikintumamo cyane kandi murabizi mu Burundi muri iyi minsi ntabwo byoroshe iki gihugu Satani yarakirwanyije kubw'amasezerano gifite ariko reka mbanze mvuge kuri aba bantu bamenye Imana ariko bakayivaho cyangwa se bagacika intege ntabwo biraza koroha kuko Imana yantumye kubabwira ngo marayika w'Uwiteka yoherejwe kugira ngo ashire ikimenyetso ku nzu z'abera ku nzu z'abayikoreye n'abayikiranukiye murabizi ko ariko byahoze kuva kera kose iyo marayika murimbuzi yoherezwa ku gihugu kugenda kurimbura Imana ikunda yabanza kubaburira ndetse ikababwira ngo mushire amaraso ndetse Imana yambwiye ngo mufate amasengesho yo gusenga y'iminsi 2 aya masengesho umuntu wese ari buyakore marayika araza gushira ikimenyetso ku miryango y'inzu zanyu hanyuma aya masengesho y'iminsi 2 urasabwa kuyakora uwanze intumwa abayanze n'uwayitumye aya magambo ntabwo ari ayanjye n'amagambo y'Uwiteka Imana yantumye kubwira ihanga ry'abarundi n'abarundi kazi rero mu ntege amatwi mwumve aya magambo amarira yazamutse agera ku Mana biteye ubwoba birababaje biteye agahinda ntabwo Imana iri bubyihanganire Imana kwihangana biranze Imana irahagurutse kugira ngo irwane muri iki gihugu irwanye aba bantu sinzi niba ndabita gute niba ndabita abamareki mu gihugu cy'u Burundi naravuze ngo igiye kurobanura hari ibintu igiye gukuramo hari ibintu bitameze neza Imana igiye gukuramo umwanda wose Imana igiye kuvana ihene mu ntama zayo ikuremo ijugunye kure nta mbabazi nta mpuhwe kuko abarundi baraburiwe ariko wakoze ibidakwiriye mu maso y'Imana wakoze ibyangwa n'amaso y'Uwiteka wakoze ibizira nudasenga ndakurahiye iyi ni impanda ya nyuma Imana yambwiye ngo uraza gupfa ubutunzi mu mafaranga buzaba bufite ibintu bidasanzwe ku buryo ubutunzi buzavugwa ku isi yose abantu benshi bazifuza kuza gutura muri iki gihugu mbibutse yuko hazagera igihe kujya mu Burundi bibe bihenze kuruta kujya muri Amerika visa y'igihugu cy'u Burundi izaba ihenze kurusha iyo kwinjira muri Amerika reka nsoze ngaruka kuri General Alengiyome Bunyoni murabizi yuko amaze igihe kitari gitoya ari mwibohero hanyuma Imana iravuga ngo iki kuri uyu mugenerale mu gihe Imana igiye kunyura mu gihugu cy'i Burundi Imana yaramumbwiyeho cyangwa se yamuntumyeho reka nanjye gusuza dukurikiye ku Isezerano TV n'ibyagaciro bikomeye cyane kubugarutse ku bana twumwanya nguyu ndagusuje kandi ngushimira ko wahisemo iyi channel nicaye kuri Makita Tent Design hano Kimironko na ahantu heza cyane ushobora gukorera ibirori byawe mu mutuzo mu mutekano cyane cyane nk'abafite ibirori by'ubukwe na ahantu na kukumbuza gukorera rwose
hari ihema rinini rishobora kwakira abantu bashobora kugera mu 1000. Ku bindi bisobanuro hamagara izo nimero ziri gutambuka kuri screen yawe. Kuri kamera ndi kumwe na Revera Pasteur Buhungu Abere. Ishime ko kwakira ku Isezerano TV. Murakoze cyane. Abere. Karame. Amakuru ni meza, ndumva ndi gushima Uwiteka. Ese ashima. Ahimbazwe burundu, ahimbazwe iteka ryose. Uracyamenya kuvuga iryo zina? Nukuri ndarikunda riruta yandi mazina, ndetse hari uwavuze ngo n'umunara ukomeye cyane, n'umunara muremure umukiranutsi ahungiramo akaba amahoro. Ya. Nawe wamuhungiyemo se? Wahungiyemo? Nahungiyemo rwose. Niyo mpamvu nda amahoro nta kibazo. Maze guhungiramo wasanzemo iki? Harimo byose, amahoro, ibyishimo, munezero, nta handi wabisanga uretse muri iryo zina. Niyo mpamvu mubona tumeze neza, turi gushima umwami wacu. Ese umaze imyaka ingahe wakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe? Imyaka 46. 46? Reka bingana niyo ufite uvutse ariko. Yego. Bingana niyo mfite mvutse. Pastor, uretse gatoya. None se no kuvuga ko utigeze unyura mu buzima bwo mwisi? Ntabwo. Navutse navukiye mu gakiza nkuriramo. Shimiye Imana ko ikindindiyemo n'amagingo aya. Ntabwo wigeze usoma ku kayoga? Nta n'umunsi n'umwe, sindapima ngo numve uko bimeze. Ntabwo ubuze uko inzoga imera? Nta nimwe baho ku isi. Nukuri. Uburetse kunywa inzoga n'icyaha? Kunywa inzoga n'icyaha kuko iyo usomye mu migani haravuga ngo vino ni umukobanyi. Kandi ngo abayinywa ntibagira ubwenge, niko Bibiliya ivuga. Ngo zirakubaganisha. Ariko nanone Pawulo ati ngo kubwo ntuza yawe yakunaniye ngo ugisomaho gake. Erega umuntu aba ari umuntu, buriya umuntu si Mesiya, ndetse nta nubwo umuntu ari marayika. Ntabwo twafata ibyavuzwe na Pawulo ngo tubihuze n'ibyavuze Imana. Iby'Imana ivuze biruta ibyo umuntu avuze. Yego. Iby'Imana ivuze biruta ibyo umuntu avuze cyane. Ariko umuntu nka Pawulo ni icyitegererezo cya benshi. Benshi bamufatiraho nk'umuntu ukomeye, bakamufata nk'icyitegererezo cy'agakiza kabo. Umuntu ashobora kuba ari mu mwuka mu gitondo, nimugoroba cyangwa se saa sita akaba ari mu mubiri. Ntabwo rero ntituzi ngo yabivuze ari mu bihe bimeze bite. Umuntu ahora ari umuntu, akamuntu ntikabura. Niyo mpamvu njyewe nizera cyane icyo Imana ivuze kuruta icyo umuntu avuze. Bivuga ko Pawulo yabivuze ari mu mubiri? Ashobora kuba yarabivuze ari mu mubiri. Kuko niba ari umukobanyi vini kubaganisha, ntabwo njyewe nayiha amahirwe 100%. Oya, ntabwo natuma rero umuntu ashobora kugenda azi ko ari bunwe dukeya akaryoherwa akanwa twinshi, hanyuma bikarangira imukoresheje icyaha. Abashije kunywa gakeya akiryamira, esha kongera akisomera gakeya katatuma kubagana, ari ikibazo. Yego, ariko ikiruta ibindi ni ukwirinda kunywa n'utwo dukeya, nibyo numva byaba byiza kurushaho. Yego. Ariko hari umuhanuzi hano afite itorero hano rikomeye muri Kigali. Yego. Higeze kuvuga ati ariko inzoga nta cyaha kirimo, kuko no kwigaburo Yesu ubwo yatanga igaburo n'intumwa ngo igihe zabaga ziri kwigaburo zakoreshaga vino kandi ngo isembuye. Ndetse atanga n'ibyanditswe. Ibyanditswe byo ashobora kubitanga kuko Bibiliya ni inyanja ngari. Umuntu ni ijambo umuntu yabasha kuyoberamwo mu gihe arigenzemo nabi. Yego. Impamvu nta kwemeranya cyane n'ibyo yavuze nuko iyo usomye urebye kuri iriya vino Yesu yatanze mu bukwe bw'Ikana yari isembuye. Iriya ntabwo yari isembuye. Impamvu niyihe? Yayikoresheje ububasha bwe, nta musemburo ashizemwe, ariko izindi vino zirimo umusemburo, kandi nasomye ijambo rirambwira ngo umusemburo uba muke ukica byinshi. None se ariko
pastor buretse gato kurenga aho ngaho Yego. niba utubwira ko ira vino itari isembuye bari Yego. abantu wenda bakaba bari kunywa vino isembuye Yego. ni gute bavuze ko iryoshye kurusha kandi iyo izindi. banywaga Yego. yari isembuye Murakoze none ca- bakaba barigiye kunywa ibidasembuye murakoze cyane yari iryoshe kuruta izo bari bamenyereye kandi nta musemburo yashizemwo bivuga ngo ntabwo yari isembuye ariko kuko yari ikozwe n'umuntu yaremye ibyo byose bazikoramo cyangwa se bazisembuza yategerezwa kumvikana iryoshe kurenza zo ariko ntabwo yari iryohejwe n'umusemburo kandi uburyohe bavugaga ntabwo ari uburyohe buhuye n'umusemburo cyangwa se sinzi uburyo nabisobanura ariko yari iryoshe kuko yakozwe na nyiri ibintu byose tubonesha amaso hano ku isi kuko Bibiliya iravuga ngo nta cyaremwe kitaremwe nawe mu biri mu isi byose byaremwe nawe rero nubwo we urumva yafashe amazi arategeka iyo vino nanjye nayinywa habonetse umuntu ukoreshwa ibyo bitangaza agafata amazi agategeka ngo nihinduke vino igahinduka nanjye iyo vino nayinywa yego ariko izi zikorwa n'abana b'abantu n'uruganda bagashiramwo imisemburo bapimye ku rugero rungana gute ntabwo nabyizera yego ariko hari izo badakoresha n'umusemburo izo badakoresha umusemburo natwe turazinwa ni izi fanta ni aya magi yo mu bwoko butandukanye natwe izo turazinwa harya kanyanga buri birimo umusemburo kanyanga ntekereza ko kanyanga yo ahubwo irimo umusemburo urenze n'iyindi misemburo kuko nawe ibaze umuriro urumva kanyanga bayikoresha umuriro n'umuriro ni ikintu gitwika iyo ni umuriro yirenze ahubwo n'izindi zose okay aha basta mbere yuko twinjira mu kiganiro arambwiye uti hari ubutumwa mfite yego abantu barazi ko ukunda kuba ufite ubutumwa bureba cyane igihugu cy'u Burundi yego urambwiye uti umunsi hari ubutumwa mfite n'ubundi bureba abo bantu yego ubutumwa ufite bumeze bute ubutumwa mfite noneho burateye ubwoba burakaze ariko abantu bihangane nyene buriya no kuvuga ngo nubwo biba bigoye kubyumva ariko bagomba kubyumva ariko kandi binabatere kwikubita gashi niko nabivuga ngira ngo ubwo n'ururimi bamenyereye hariya ikindi impamvu Imana intuma cyane kuri iri hanga ry'ubwoko bw'abarundi n'abarundi kazi nuko ari cyo gihugu kigiye kubanziriza ikindi muri Afrika Imana igiye kunyuramo kugira ngo igitunganye kuko nico gihugu Imana igiye kuzakoreramo cyane cyangwa se kuzakoresha nico gihugu kigiye gutwara ubutumwa mu bindi bihugu nico kigiye gutanga ububyutse ku isi yose rero ni nayo mpamvu ari cyo gihugu Imana iri gutumaho abantu benshi cyane njya mbona bandika muri commentaire ngo ese ngo kwitababwira ngo ku bindi bihugu ngo kwitababwira ngo ku Rwanda ngo cyangwa n'ahandi ngo ese ngo Burundi ngo nico gihugu cyonyene ngo Imana ngo ivugaho nico gihugu Imana iri kuvugaho cyane kubera yuko iki gihugu Imana igifiteho umugambi ukomeye cyane ni igihugu gifite amasezerano akomeye Imana igomba gusohoza byihuse kandi kikaba ari naco gihugu Satani yarakariye cyane yateje ibibazo cyane yego uravuze uti ubutumwa bukomeye burakomeye buteye n'ubwoba ngo buteye ubwoba yego ibyo ngiye kuvuga biteye ubwoba kucyuza n'ibintu biri butera ubwoba abantu biterwa nuko umuntu yahamagawe ubwo imihamagaro y'abantu bitandukanye ngewe nakunze kwita umuhamagaro itaranto nka babandi bahawe itaranto kugira ngo bagende bacuruze urumva uwahawe imwe ntabwo yangana n'uwahawe eshatu n'uwahawe eshatu ntiyangana n'uwahawe eshanu n'uwahawe eshanu ntiyangana n'uwahawe 10 ubwo rero biterwa n'umuhamagaro w'umuntu ubwo niko nahamagawe ahari ngira ngo ndi Mikaya simbizi uretse ko ngewe Imana yanyise Eliya ariko ubutumwa ntanga bubare ubutumwa butoroshe yego pastor ndumva ubwo naguha umwanya noneho yego ugasenga ubundi tukinjira mu butumwa Mana turagushimye turaguhimbaje uri Imana yera uri Imana ikiranuka uri Imana ikomeye cyane uri Imana ituye ahirengeye
data wa twese mwiza, reka muri kano kanya ubane nanjye kandi ubane n'abadukurikiye ku Isezerano TV, reka mu izina rya Yesu muntu wese uzareba iki kiganiro ahabwa umugisha kandi ahabwa imbaraga kubw'ibyo tugiye kuhavugira bitoroshe bikomeye. Reka ubaha imbaraga zo gukomera umutima kugira ngo nanone kuko bibwirwa benshi bikumva bene byo babashe kubyakira kandi bigire icyo bibamarira, bigire aho bibavana, bigire n'aho bibageza. Mu izina rya Yesu ntibabe ibikuri mu buryo bw'umwuka, ahubwo bakuzwe nabyo kandi batera intambwe. Ijambo ryarambwiye ngo umuntu natera intambwe imwe uzamuterera 99. Reka umuntu wese ugiye kumva ubutumwa akabwakira kandi akabwizera, Mana buzamuhindure kandi buzamukomeze ndetse buzamukuze, kandi nawe Mana uzamugirire neza ndetse haleluya uzabe mu ruhande rwe kandi umufate ukuboko kugira ngo mu izina rya Yesu ntumurekure, ahubwo umubere Imana nawe akubera umwana. Turasengeye rero iki kinyamakuru Isezerano TV kubera ko kinyuraho ubutumwa bwawe Mana, ugihe umugisha kandi ucyagure, ugihe gukomera mu izina rya Yesu. Kandi abantu benshi bakurikirane ivuga butumwa rinyura ku Isezerano TV ndetse n'umuyobozi w'Isezerano TV Evode, turamusengeye Imana data wa twese Mana ngo umurinde cyane kandi umurinde mu majya no mu maza, umurinde ibyaha n'ibyago, umurinde amakuba, umurinde mu bihe bikomeye tugiye kwinjiramo, ndetse nawe ukomeze kumukoresha mu mugisha rero kandi umwagurira imbago nk'uko wazaguriye Yabesi. Amashimwe yose n'icubahiro bihabwe wowe mu izina rya Yesu, amen. Amen. Mwanya no wawe rero tuje muri ubwo butumwa. Turabashuhuje bantu b'Imana mudukurikiye ku Isezerano TV, abari mu isi yose, abari ku migabane itandukanye igize isi, amahoro y'Imana nabane namwe. Reka tuvuge ngo abari Burundi cyane cyane, abari ku isi yose ariko b'abarundi n'abarundi kazi, namwe turabashuhuje. Ngira ngo muri Kongo bariyo, muri Tanzania, muri Zambia, muri Mozambique, muri Malawi, hano mu Rwanda, abari Bugande, abari Kenya, abari ngira ngo abari i Burayi, abari Amerika, abari mu Bubiligi, mu Bufaransa, ahantu hose muherereye, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Amazina ni yayandi, ni Reverend Pasteur Buhungu Abeli. Hanyuma rero reka tugaruke i Burundi cyane, reka mbwire abantu bamenye Imana, inshuti z'umusaraba, ngo musenge cyane kandi mwegera Imana, nayo iraza kubegera cyane. Imana rero ibaha umugisha mwebwe mudukurikira, mukumva ubutumwa dutanga, mukabwakira, mukabwizera, mukabwumva kandi mukabwumvira. Imana y'amahoro nirusheho kubambika imbaraga cyane kandi mukomere umutima, kuko murabizi ko muri iyi si tugenda tunyura muri byinshi, kandi Yesu yaravuze ko hazabaho ibihe bigoye, mu bihe by'imperuka hazabaho ibihe birusha. Tugomba kubibamo kandi tugomba kubyihanganiramo, ariko nanone ku muntu wasenze Imana ifata ibyari bikomeye ikabyorosha. Hanyuma rero iki gihugu cy'u Burundi, Imana ikintumamo cyane, kandi murabizi mu Burundi muri iyi minsi ntabwo byoroshe. Iki gihugu Satani yarakirwanyije kubw'amasezerano gifite, ariko reka mbanze mvuge kuri aba bantu bamenye Imana ariko bakayivaho cyangwa se bagacika intege. Aba bantu Imana iri kubantumaho. Imana rero iravuze ngo nimuyigarukire, muhindukire, nayo iraza kubagirira neza. Nibitaba gutyo ntabwo biraza koroha, kuko Imana yantumye kubabwira ngo marayika w'Uwiteka yoherejwe kugira ngo ashire ikimenyetso ku nzu z'abera, ku nzu z'abayikoreye n'abayikiranukiye. Murabizi ko ariko byahoze kuva kera kose, iyo marayika murimbuzi yoherezwa ku gihugu kugenda kurimbura cyangwa se kugeseza, byose murabyumva. Imana ikunda yabanza kubaburira ndetse ikababwira ngo mushire amaraso ku miryango y'inzu zanyu, ku nkomanizo z'imiryango, kugira ngo marayika nahanyura agasanga
ahantu hose hari ikimenyetso cy'amaraso ntaharimbure. Bityo rero yarigendera agatambuka ntarimbure abantu baba muri izo nzu zashizweho ikimenyetso cy'amaraso. Imana rero yantumye kubabwira ngo nimwiyeze kandi mwitunganye, kuko marayika murimbuzi agiye kunyura muri icyo gihugu. Hanyuma musenge cyane kugira ngo marayika ashire ikimenyetso cy'amaraso ku miryango y'inzu zanyu. Namwe mwaguye cyangwa se mwasubiye inyuma, namwe mwabirambiwe mukabivamo, mukarambika intwaro zanyu hasi, mwongere mugarukire Uwiteka mukimara kumva ubu butumwa. Imana iraza kubana namwe, Imana iraza kubagirira neza. Imana ishimwe cyane. Rero bibwirwa benshi bikumva bene byo, kubyakira no kubyumva ni uburenganzira bwa muntu, kuko inzira n'ebyiri zibari imbere, umugisha n'umuvumo murahitamo, cyangwa se urupfu n'ubugingo murahitamo. Imana ishimwe rero kandi ihabwe icyubahiro. Dushimiye Imana Data wa twese iduhaye uyu mwanya kugira ngo twongere dutambutse ubu butumwa. Hanyuma Imana yantumye ngo genda usemerere ubwire ubwoko bwanjye bitunganye kandi bitegure, kuko marayika agiye kunyura mu Burundi. Hanyuma rero murafata ibihe byo gusenga, ndetse Imana yambwiye ngo mufate amasengesho yo gusenga y'iminsi 2. Aya masengesho umuntu wese ari buyakore, marayika araza gushira ikimenyetso ku miryango y'inzu zanyu. Hanyuma aya masengesho y'iminsi 2 urasabwa kuyakora ku munsi uza gushiraho. Ukimara kureba iki kiganiro uraza gufata ayo masengesho y'iminsi 2. Aya masengesho urayakora nta kurya nta kunwa, ariko uzajya uhera mu gitondo nta n'amazi wanyoye, urye nimugoroba. Guhera saa 12 nibwo uraba wemerewe kurya. Warya saa moya cyangwa se saa 12 mu kadomo, cyangwa se saa 2 za nijoro, cyangwa se saa 3 kukomeza, nayo masaha uraba wemerewe kurya kugeza usoje iyo minsi 2. Nukuvuga ngo umuntu wese azumva iki kiganiro arasabwe gukora aya masengesho, abwira Imana ngo Mana, uburinzi nibube kuri nje, nibube ku mutwe wanje, nibube ku muryango wanje. Uraza gushinganisha abo ushaka gushinganisha, ubwira Imana ngo Mana, uyu mumarayika ugiye kuza kurimbura nabanzirizwe na marayika ugiye gushira ikimenyetso ku bishimaryango by'inzu zanyu. Hanyuma uraza gusenga usaba ko marayika ugiye kubanziriza, marayika murimbuzi, uwo mumarayika aze ashire ikimenyetso kuri wowe, ashire ikimenyetso ku muryango wawe, ushirisha ikimenyetso ku bana bawe, ushirisha ikimenyetso ku mugabo wawe cyangwa se ku mugore wawe, ushirisha ikimenyetso ku babyeyi bawe. Niko Imana yambwiye. Hanyuma rero nutabikora ntugire ngo sinabikubwiye. Ayo masengesho urayahera mu gitondo ukibyuka, ugeze nimugoroba saa 12 nta kintu wariye. Icyakora saa 12 mu kadomo, iyi saha ya saa 12 ikimara kugera, wabasha kugira icyo ufata. Na saa moya biremewe, na saa 2, na saa 3, na saa 4, na saa 5, kugera saa 6 za nijoro washobora kugira icyo ufata. Ariko nanone urumva urayatangira izuba ritararasa, hanyuma uyasoze rirenze saa 12. Ubwo wemerewe rero kurya nijoro, ariko izuba rimaze kuva ntabwo wemerewe kurya kugeza iyo minsi 2 uyirangije. Hanyuma abandi nabo babivuyemo bagaruke bihane, Imana iraza kubagirira imbabazi. Ndumva rero twasoma icyanditswe, munyamakuru araza kudufasha aturebere Yesaya ya 58, ahere ku murongo wa mbere. Turaza kugenda tugendana gake gake kugira ngo twumve iri jambo icyo rivuganye natwe. Yesaya ibice ni 50,
n'umunani turaza guhera ku murongo wa mbere tugendane gake ntabwo turaza gusoma imirongo myinshi abadukurikiye baraza gufata umwanya bisomere hanyuma reka dusome mu izina rya Yesu. Amen. Umutwe w'amagambo uravuga ngo idini itaryarya ni Imana ishima. Idini itaryarya niyo Imana ishima. Tugende. Shirejuru uvuge cyane we kugerura. Yego. Rangurura ijwi ryawe nk'ikondera ubwira ubwoko bwanjye ibicumuro byabwo. Yego. Ubwira inzu ya Yakobo ibyaha byabo. Icyakora banshaka uko bukeye bishimira kumenya inzira zanjye. Yego. Ishyanga ryakoraga ibyo gukiranuka ntirireke amategeko y'Imana yabo. Urabanza uburekeye kabiri ku murongo wa kabiri wa gatatu turabusoma nyuma. Niko bansaba amategeko yo gukiranuka bakishimira gusanga Imana. Amen. Hanyuma rero nari nababwiye ngo Uwiteka yantumye gusemerera ngo nshirijwe hejuru mbwire ubwoko bw'Imana. Iyi message irareba cyane cyane ubwoko bw'Imana. Wowe wumva ko urimwo muri ubu bwoko Imana ivuze. Nukuvuga ngo ijambo riravuze ngo bansaba cyane kumenya gahunda Imana ifite cyangwa se umugambi Imana ifitiye ubu bwoko ngo ariko bakirengagiza gukiranuka. Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Hanyuma rero urumva ngira ngo turimo gusemerera tubwira ubwoko bw'Imana ariko cyane cyane ihanga ry'abarundi niryo Imana yantumye kubwira ngo nsemerere mbabwire. Kandi ntekereza yuko umuntu wese yakira aya magambo akayakira akayizera nukuvuga ngo abayizeye uwantumye, kuko ijambo riravuga ngo uwanze intumwa abayanze n'uwayitumye. Aya magambo ntabwo ari ayanjye, n'amagambo y'Uwiteka Imana yantumye kubwira ihanga ry'abarundi n'abarundi kazi. Rero mu ntege amatwi mwumve aya magambo kandi ukimara kubyumva ubyakire zere nk'amagambo Uwiteka Imana avuganye nawe, kuko abantu tubwira ntibumve. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ababurirwa kenshi ntibumve, bakavunira ibiti mu matwi. Aba bantu ngo bazavunagurwa kandi ntibazabona uwo kubatabara, niko ijambo ry'Imana rivuga. Rero ukimara kumva aya magambo nukuvuga ngo usenge cyane, wongere usabane n'Imana, ubwire Imana ngo Mana nguteze amatwi, nakiriye icyo uvuganye nanjye. Nurangiza aho wateshutse, aho wavuye mu nzira z'Imana, wongere ugaruke mu nzira. Ijambo riravuga ngo mbese iyo umuntu ayobye inzira yashobora kuyoboza inzira akagaruka mu nzira? Birashoboka cyane. Wayoboza inzira ukongera gusubira mu nzira. Niba rero warayobye inzira, niba hari ahandi hantu wakatiye ukava mu byizerwa, wongere ugaruke ubwire Imana ngo ndaje. Nuyigarukira nayo irakugarukira, hanyuma kandi ikugirire neza. Nukuvuga ngo marayika araza gushyira ikimenyetso cy'amaraso ku nzu yawe, hanyuma marayika murimbuzi ugiye kunyura muri iki gihugu namara gusanga hariho ikimenyetso, ntabwo ari burimbure urugo rwawe, ntabwo ari burimbure abantu baba muri iyi nzu. Rero ntabwo byoroshye, ibi bintu birakomeye cyane. Nizera yuko babandi batukana, nizera yuko babandi batizera, nizera yuko babandi batwandikira cyangwa se baduhamagara batubwira amagambo atari meza, nizera yuko bari buze kwakira iyi message bamenye neza yuko kuva kera kose marayika murimbuzi yashobora kunyura mu gihugu akarimbura ab'Imana yamutumye kurimbura bose. Rero ukimara kumva iyi message ntutukane, ntuvuge nabi, ahubwo wakire ubu butumwa. Nurangiza ubwire Imana ngo Mana marayika murimbuzi azansige atandimbuye, ariko ubinyuze mu nzira zo guca bugufi no kwihana ibyaha no kwemera kwakira iyi message. Reka dukomeze umurongo wa gatatu. Ndetse barabaza bati mbese igituma twiyiriza ubusa ntubyiteho niki? Ni iki gituma twiyiriza ubusa ntubyiteho? Ni kubera iki? Ni iki gituma twibabaza ukabyirengagiza? Ni iki gituma twibabaza ukabyirengagiza? Biterwa nuko ku munsi wanyu wo kwiyiriza ubusa yego muba mubonye uko mwinezeza ubwanyu, yego mukagirira nabi abakozi banyu bose.
urakoze cyane ngira ngo twaba turekeye aho. Impamvu kenshi mwiyiriza ubusa mugasenga Imana ntibyiteho, Imana ikirebera hirya, nuko mu buryo musengamo musenga muri kwinezeza, musenga muri gufata icyo kunywa, mugafata za ji, mugafata za fanta, mukanywa icyayi kimeze neza kirimo amata y'ifu cyangwa y'inka, byose birashoboka, mukayakora ariko muri kunezeza umubiri. Noneho ayayo atandukanye n'ayo ngayo. Imana iravuze ngo, ngira ngo murabyumviye no muri iri jambo, nimusenge muri kunezeza umubiri, nimusenge nk'abari mu kirori, nimusenge muri kwishimisha, ahubwo aya masengesho muyakore munihira Imana, muyakore muyiririra, muyakore mwumva ko muyitinya, muyisenge muyubashe, nta kurya nta kunywa, mubabaze imibiri yanyu. Imana ishimwe. Hanyuma aya masengesho ntabwo ari amasengesho y'imikino, ntabwo ari amasengesho yo gukina, ahubwo aya masengesho n'amasengesho ugiye gusenga ubwira Imana ngo, Mana, nibura wumve ko ubabajwe n'abagiye kurimbuka, kuko ntabwo njyewe nishimiye abapfa, ntabwo nishimiye kutumva kw'abantu, ahubwo njyewe numvaga nanezezwa nuko abantu bose bahindukirira Imana, Imana ikigarura ntirimbure iki gihugu, kubera yuko Imana irababaye, Imana irababajwe cyane n'ibikorekera muri iki gihugu. Reka mbabwire ngo, kubera ko ibiciro biri hejuru cyane, abantu babayeho nabi, abakene batagira amafaranga babayeho nabi, babayeho baririra Imana, amarira yazamutse agera ku Mana, biteye ubwoba, birababaje, biteye agahinda. Ntabwo Imana iri bubyihanganire, Imana kwihangana biranze. Imana irahagurutse kugira ngo irwane muri iki gihugu, irwanye aba bantu, sinzi niba ndabita gute, niba ndabita abamareki, niba ndabita bande, ntabwo mbizi uko ndibubite, ariko Imana irababaye ku buryo yavuze ngo, wowe ugiye gusenga usaba iki kimenyetso, usaba ngo Imana ibashyireho ikimenyetso, ugiye gusenga uririra Imana, ntabwo ugiye gusenga ukina, ntabwo ugiye gusenga useka, ntabwo ugiye gusenga wishimye. Ni amasengesho yo gusenga ubabaye, ubabajwe n'imiryango igiye kurimbuka, ubabajwe n'abantu banze kumva, ubabajwe n'abantu bakora ibizira, ubabajwe n'abanyabyaha. Muri iki gihugu Imana yambwiye ngo abagore n'abakobwa barafatwa ku nguvu. Imana yambwiye ngo hari n'abicwa bazize ko banze kuryamana n'abantu bamwe na bamwe, hari n'abantu bahohoterwa, abandi barafungwa, abandi baranyuruzwa, abantu baricwa nta cyamira. Ibyaha byazamutse bigera ku Mana. Imana rero inaniwe kwihangana, iraje kunyura muri iki gihugu. Aba bantu rero barimo kuburirwa ni ubwoko bw'Imana. Imana yavuze ngo ni ubwoko bwayo. Imana iburiye abantu bari gusenga, Imana iburiye abantu bayimenye, Imana iburiye abantu bayo bayubaha, Imana iburiye abantu baca bugufi, Imana iburiye abantu bisobanukiwe, bazi Imana, kandi Bibiliya iravuga ngo abazi Imana yabo bazakomera. Rero musenge cyane kandi mukomere, kuko Uwiteka ari mu ruhande rwanyu. Iyo Imana ivuze ngo iraburira, nuko iburira n'aba bantu bumva bashaka kuva mu byaha, bumva bashaka kubireka, bumva bashaka kubivamo, nibo Imana iri kuburira. Ariko aba bantu nabo, ubu bwoko ngo butagonda ijosi, ubu bwoko butumva, budashaka kumvisha amatwi yabwo, twebwe turakomeje gusemerera, turakomeje kuvuga icyo Imana yatubwiye. Ntabwo nzigera nceceka ngo ndeke kubabwira mu gihe Imana ivuze
bivuze ngo semerera. Imana ishimwe cyane. Rero Imana iravuze ngo nimukongere gusenga mwinezeza, nta kurya nta kunywa, nari nabivuze mbere y'ibindi byose. N'amasengesho yo kuririra ingo n'imiryango, n'amasengesho yo kwibabaza no kubabaza umubiri. Hanyuma mubwire Imana ngo Mana uturengere, Mana unshireho ikimenyetso. Imana iriteguye gushiraho ikimenyetso, kuko Imana yavuganye nanjye irambwira ngo nukuri abantu bari bukore aya masengesho Imana iraza kubashirako ikimenyetso, ntabwo Imana izabarimbura. Imana rero igiye gukora ibikomeye mu gihugu cy'u Burundi. Naravuze ngo igiye kurobanura, hari ibintu igiye gukuramo, hari ibintu bitameze neza. Imana igiye gukuramo umwanda wose. Imana igiye kuvana ihene mu ntama zayo, ikuremo ijugunye kure, nta mbabazi nta mpuhwe, kuko abarundi baraburiwe iminsi myinshi. Kandi reka mbabwire, Imana yavuganye nanjye irambwira ngo wa Murundi we, wa Murundi kaza ahantu uri ku isi hose, nudakora aya masengesho ngo wicuze ibyaha byawe wihane, birashoboka ntiwicishije umuhoro, birashoboka ntiwicishije umupanga cyangwa se inkota, birashoboka ntiwakoresheje imbunda, ariko hari abantu wifurije gupfa, ariko hari abantu waciriye imanza, ariko wakoze ibidakwiriye mu maso y'Imana, wakoze ibyangwa n'amaso y'Uwiteka, wakoze ibizira. Nudasenga ndakurahiye iyi ni impanda ya nyuma. Imana yambwiye ngo uraza gupfa. Ubushize narabivuze ngo bagiye gupfa nk'uko izazi zipfa, niko abarundi n'abarundikazi bagomeye Imana, banze kwemera Uwiteka, banze kwemera guhanurwa, banze guca bugufi, banze kwihana ngo bagire ibintu batandukana nabyo. Imana yantumye ngo ntabwo biri buze kukorohera, ntuza kurokoka. Uyu mumarayika araza kugira gute? Araje kurimbura umuntu wese udashaka kwemera iby'Imana isaba, kuko Imana irimo kuvuga ngo ntabwo ishaka abicanyi, ntabwo ishaka abasambanyi, ntabwo ishaka abajura, ntabwo ishaka abantu banyaga iby'abandi. Imana irashaka kurya ibyo waruhiye. Imana irashaka kurya ibivuye mu maboko yawe. Ukure amaboko mu mufuka, ukore urye ibyo wabiriye ibyuya. Rero Imana irashaka ko abantu bose biyeza bagatungana, kuko Imana ije kunyura mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo ikuremwo buri kibi cyose, nirangiza ishireho ubuyobozi bwiza bwo gutunganya igihugu no kucyubaka neza. Kandi Imana izabaha imbaraga, Imana izatanga uburyo buhagije, Imana irihagije. Ubutunzi mu Burundi burahari, Imana izazamura iby'igiciro, Imana izerekana uburyo bwo kugira ngo igihugu cyubakwe. Kizaba ari igihugu gikomeye cyane, kizubakwamwo amazu akomeye, kizubakwamwo ama etage ateye ubwoba. Maze iminsi mbivuga ngo Imana irashaka ko igihugu cy'u Burundi cyubakwa uko Dubai yubatse, cyangwa se uko Amerika yubatse, ama etage akomeye maremare cyane, ateye ubwoba, yubatse mu buryo bw'ikoranabuhanga. Niko Imana ibishaka. Rero Uburundi bufite ubutunzi bukomeye, ariko nk'uko nagiye mbivuga Imana yarabuhishe, kubera ko Imana ibuhishuye kuri iyi ngoma abarundi bakwicana, impfu zaba nyinshi bapfa ubwo butunzi. Imana rero nimara kwiheshereza icyubahiro mu gihugu cy'u Burundi, Imana yarambwiye ngo kizitwa Isirayeli y'ukuri. Hanyuma iki gihugu nicyo gihugu kizabamwo ubutunzi bukomeye, kubera yuko zahabu zizaba, umuntu wese azaba afite ku mafaranga, kubera yuko nta mukene uzaba muri iki gihugu. Imana izagaragaza zahabu ku buryo abantu bazajya bagendagenda bakazitoragura hejuru ku mucanga wo ku nyanja,
kuri Tanganyika izaje izamura zahabu imene hejuru, hanyuma imvura yaba yaguye zahabu abantu bagende bazitoragura abandi bazikandagira hejuru. Amabuye y'agaciro yo mu bwoko bugeze muri butatu buzagaragara mu gihugu cy'u Burundi, hanyuma Uburundi buzaba bufite ubutunzi mu mafaranga, buzaba bufite ibintu bidasanzwe ku buryo ubutunzi buzavugwa ku isi yose. Abantu benshi bazifuza kuza gutura muri iki gihugu. Mbibutse yuko hazagera igihe kujya mu Burundi bibe bihenze kuruta kujya muri Amerika. Visa y'igihugu cy'u Burundi izaba ihenze kurusha iyo kwinjira muri Amerika. Ubwo mu Burundi bizaba ari ibintu bisanzwe, abantu benshi bazifuza kujya mu Burundi ariko bibananire ntibabishobore kubera ko kizaba ari igihugu kitoroshe kwinjiramo, kubera ko Uburundi buzageraho bugendwa na visa. Uyu munsi ushobora kugira pasiporo ukinjira i Burundi cyangwa se laissez-passer, ngira ngo nibyo bita sepejere, nabyo ubasha kuba wakwinjira mu gihugu cy'u Burundi cyangwa se ukavayo, ariko mu minsi iri imbere ntabwo bigiye koroha. Hanyuma reka tugane ku musozo dukomeze dusome, soma umurongo wa 4 twumve. Dore icyo mwiyiririza ubusa yego ni ugutongana no kujya impaka no gukubitana ibipfunsi by'abanyarugomo. Kuri ubu ntimukiyiriza ubusa uko bikwiriye byatuma ijwi ryanyu ryumvikana mu ijuru. Yego ugira ngo kwiyiriza ubusa nshima kumeze gutyo, mbese ni umunsi umuntu yibabarizamo agakubita umutwe nk'umuberanya akisasira ibigunira akaryama mu ivu. Ibyo ni ibyo wita kwiyiriza ubusa n'umunsi Uwiteka yishimira. Ahubwo kwiyiriza ubusa nshima ni uko mwajya mubohora abantu ingoyi z'urugomo, mugahambura imigozi y'uburetwa, mukarenganura abarengana, kandi mugaca iby'agahato byose, kandi ukarekura ugatanga ibyo kurya byawe, ukagaburira abashonji, ukazana abakene bameneshejwe ukabashyira mu nzu yawe. Wabona uwambaye ubusa ukamwambika, ntiwirengagize bene wanyu. Ku 8, maze rero umucyo wawe uzahera kutambike nk'umuseke, ubukire bwawe buzatoha vuba. Soreza ku 10. Gukiranuka kwawe kuzakujya imbere, kandi icyubahiro cy'Uwiteka kizaba kigushoreye. Maze nutabaza Uwiteka azagutabara, nutaka azavuga ati ndi hano. Niwikuramo agahato no gutunga urutoki no kuvuga nabi, ukihotorera umushonji, ugahaza umunyamubabaro, umucyo wawe uzahera ko uvire mu mwijima, kandi urwijiji rwawe ruzatamuruka haba amanywa y'ihangu. Amen. Murakoze cyane, ngira ngo murabyumvishije ibintu byose twari twavuze, ijambo rirabisobanuye. Ni ukuvuga ngo abasenga barabihebye, barabiretse, babivuyemo, ntabwo bagisenga amasengesho agera ku Uwiteka. Ni ukuvuga ngo basengera ubusa. Ubu rero Imana iravuze ngo noneho mwongere mugaruke ku itangiriro, hanyuma noneho musenge. Atari ugusenga no kwiyiriza ubusa k'urugomo, ko kuvuga nabi, ko kwicisha inzara abandi, ko kwica. Bibiliya ivuze iki? Iravuze ngo barasenga ariko bafite urugomo, basengana ubwicanyi, basengana kwifuriza ibiba abandi, basengana inzangano, nta rukundo rurimwo. Mbega ayo masengesho Imana yatesheje agaciro, ntabwo Imana yashaka. Ni ukuvuga ngo Imana iravuze ngo iki? Iravuze ngo senga wiyirize ubusa, hanyuma ugaburire abashonji, wihotorere umushonji, ufashe abakene, ufashe imfubyi n'abapfakazi. Mu Burundi rero ntabwo ariko bikimeze. Abantu bishwe n'inzara, nta muntu agifasha mugenzi we, nta muntu acitaho mugenzi
mugenzi we. Ni ukuvuga ngo mu Burundi abantu benshi babaye ibisimba, nta muntu agikunda mugenzi we. Umuntu wese yuzuye ubwicanyi, yuzuye inzangano, nta muntu yitaye kuri mugenzi we. Imana rero ivuze ngo iki? Iravuze ngo ntabwo ko gusenga Imana ikwemera. Iravuze ngo nimuhinduke, mureke ubwicanyi, mureke ubujura, mureke kwikunda, ahubwo umuntu wese akunde mugenzi we kandi amwiteho. Mwihotorere abashonji, mufashe abakene, mwite ku mfubyi n'abapfakazi. Ese wewe ufite imirimo yakuvuganira imbere y'Imana? Ufite imirimo myiza? Ufite imirimo ihagije? Ufite imirimo ki wowe wa muntu uri kunyumva, wowe unkurikiye, ko Imana yakugiriye neza? Wowe kuraruriye hari abandi baraye ubusa, wowe ko Imana yaguhaye ubutunzi, ese abakene bimeze bite? Ese imfubyi n'abapfakazi bimeze bite? Ese wewe ntabwo uruha wita ku bantu bashonje? Niko Imana ibaza. Iravuze ngo ayo masengesho rero ntacyo yabasha kumara imbere y'Uwiteka. Noneho uyu munsi iravuze ngo senga amasengesho atarimwo ubugome, atarimwo kwifuriza abandi bibi, atarimwo kwicisha abandi inzara, atarimwo kwica no kuvusha amaraso y'abatariho urubanza. Hanyuma rero wewe uri kumva aya magambo, ni ukuvuga ngo wewe utari kuyashyira mu bikorwa ngo uyahe agaciro. Ni wowe Imana yantumyeho, ni wowe ije kubarana nawe. Ntabwo birakorohera kubera yuko ntabwo uri bubone ahantu uhungira, nta buhungiro uri buze kubona, kubera ko ntabwo ubungubu uhanganye n'umuntu mugenzi wawe, ntabwo ni marayika w'Uwiteka murimbuzi ugiye kunyura mu Burundi. Imana ubwayo yamaramaje, hari abigomba gukingisha, hari abigomba guhisha, ariko hari n'abandi Uwiteka aje kurimbura. Ntabwo rero Imana ije kwihanganira ibi byago byose mu gihugu cy'i Burundi. Ariko ijambo rishoje rivuga ngo nuhindukira noneho ugasenga, gusenga kwiza kurimwo guca bugufi, kurimwo kwihana, kurimwo kwicuza ibyaha n'ibicumuro, kurimwo guhindukira, ngo nutabaza Uwiteka nawe araza kuvuga ngo ndi hano, narangiza agutabare. Hanyuma ngo Uwiteka ngo araza gufata ibyari byaranze, araza guhindura igihugu cyari cyabaye umwirare, cyari cyabaye amatongo, ngo agihindure nk'isoko, hanyuma akigirire neza, hanyuma agihe umugisha. Ni ukuvuga ngo araza kugihindura, agihe ya migisha yose twarimo turavuga. Ibintu biraza kugenda neza, ibintu biraza gusobanuka, noneho amateka ahinduke, inzara ive mu gihugu, urugomo rukurweho, ubugome buveho, ubwicanyi buveho, inzara ikurweho, ibibi byose bikurwe mu gihugu. Hanyuma kibe igihugu cy'amata n'ubuki, kibe igihugu gishima Imana, kibe igihugu cyuzuyemo amahoro, kibe igihugu gifite umutekano, kibe igihugu gifite umunezero, kibe igihugu kirimo ibyishimo, noneho abantu babeho neza. Imana rero ishimwe kandi ihabwe icubahiro. Aya magambo yo muri iki gitabo dusomye ni amagambo Uwiteka yampaye ngo nyababwire. Kuyemerera mugaca bugufi mugahindukira ni uburenganzira bwanyu. Icyangombwa ni uko ngewe nsohoje icyo Imana yantumye kubabwira. Noneho rero reka nsoze ngaruka kuri General Alain Guillaume Bunyoni. Murabizi yuko amaze igihe kitari gitoya ari mwibohero rikuru, ngira ngo sinibuka neza niba ari rya Gitega, ariko murabizi ko afunze. Hanyuma Imana iravuga ngo iki kuri uyu mugenerale? Uyu mugenerale mu gihe Imana igiye kunyura mu gihugu cy'i Burundi, Imana yaramumbwiyeho cyangwa se yamuntumyeho, ngira ngo iki ni ikiganiro kigira kabiri nkoze nkamuvugaho. Rero uyu mugenerale nawe si uko yakiranutse, hari byinshi Imana imugaya, kuko nawe yararenganyije abantu, nawe yarishe, nawe yakoze ibyangwa n'amaso y'Uwiteka. Ariko noneho Imana iravuga ngo iri kumuha amahirwe yo kwicuza ibyaha byose yakoze. Ubwo ni ukuvuga ngo Imana
imuhaye umwanya wo kwigenzura, wo kwisubiraho, ubwo ubu butumwa buzamugeraho, kuko umuryango we urabwumva, umudamu we ari bubashe kubwumva, nawe ngira ngo hari uburyo bushobora kumugeraho. Akimara kubwumva hari amahirwe Imana imuhaye, niyemera kugirwa inama hanyuma agahinduka nawe ubwe, hanyuma yamara guhinduka agahindukira, ni ukuvuga ngo nawe nafata ibihe byo kwicuza no kwisubiraho, akigenzura, Imana imuhaye amahirwe yuko hari icyo marayika watumwe kubera b'Imana, hari icyo nawe yakora ku buzima bwe. Bivuga ngo yigenzuye akabyitwaramwo neza, afite amahirwe yo kugira gute, yo gusubizwa ijambo, kuko Imana wihaye ijambo nta muntu wari mwaka. Kandi ni ukuvuga ngo umuririmbyi yarabiririmbye neza, aravuga ngo uwo wahaye ijambo Mana we, uwo wahaye ijambo Mana ararigira. Imana iguhaye ijambo urarigira, kandi nta muntu wari kwambura. So naravuze ngo rero akimara kumva ubu butumwa, cyane cyane muri famiye ye ndetse n'umudamu we, byashoboka ashoboye gufata nimero yanjye, hari ibyo twavugana, akangisha inama, nkamugira inama y'ukuntu agomba kwitwara muri iyi minsi Imana iri kuvuga ngo mwitegure, marayika w'Uwiteka agiye kunyura mu gihugu. Hanyuma nawe ni uburenganzira bwe kuba yaba mu bazakora aya masengesho y'iminsi ibiri, ndetse n'umudamu we cyangwa se umuryango we. Ni uburenganzira Imana yatanze, ni amahirwe, ni poromosiyo. Aya masengesho y'iminsi ibiri, nta kurya nta kunywa, ntabwo ari amasengesho yo kwinezeza no kunezeza umubiri, oya, ahubwo n'amasengesho yo kwicuza ibyaha no kuririra Imana, kugira ngo marayika ashire ikimenyetso kuri abo bantu babisaba. Imana rero ishimwe cyane. Birashoboka wakenera kumbaza byinshi kuri ubu butumwa, birashoboka wakwifuza ko dusengana Imana, hari n'abakwifuza ko dufatanya aya masengesho y'iminsi ibiri. Navuze ngo buri muntu yitwa umurundi cyangwa se umurundikazi ahari ku isi yose, aho waba uri hose, ntabwo uhejwe, utegetswe kuyakora y'iminsi ibiri. Izuba ritararasa ukaba wayatangiye, ukayasoza nanone izuba rirenze, ukaba aribwo ubona kurya no kunywa. Noneho bwaca mu gitondo ugakomeza n'umunsi ugira kabiri, nta kurya nta kunywa. Imana rero nibahereza umugisha mwebwe mukurikiye ubu butumwa bwiza. Mazina ni Revera Pasteur Buhungu Abeli. Nimero ya telefone ni akamenyetso ko guteranya 250 hanyuma 78 58 64 705. Ndayisubiramwo, akamenyetso ko guteranya 250 78 58 64 705. Wifuza ko tuvugana, wanyandikira, nta kibazo, iyo nimero iba kuri WhatsApp. Rero birashoboka, hari ibyo nakugiraho inama, hari ibyo wambaza cyangwa se wasobanuza, cyangwa se hari nanjye inama wangira. Buriya muri uru rugendo nta wigira, twese turakomezanya, turafashanya, natwe twemera kugirwa inama. Hanyuma rero turi ingingo zigirirana, buri muntu wese n'urugingo rwa mugenzi we. Niyo mpamvu tutihererana iby'Imana yaduhaye, kandi niyo mpamvu tubaha uburenganzira bwo kutuvugisha kugira ngo dufashanye muri byinshi. Imana y'amahoro rero ibahe umugisha mwebwe mugiye gushira mu bikorwa iki jambo ry'Imana rivuze, kandi Imana y'amahoro, Imana data wa twese, izabane namwe mwese muri ibyo bihe bikomeye, muri ibyo bihe bitoroshe. Mbifurije kuzagira
ubusabane n'Imana, mbifurije uburinzi bw'Imana, kandi mwebwe mwese mu nkunda ndamahoro kuko mu nkunda, kandi ubwo mu nkunda data wa twese nawe azabakunda, azabaha icyubahiro. Rero mbifurije ko Imana yakomeza uruhanga rwawe wowe unkurikiye rukomere nk'ibuye ry'isarabwayi, kugira ngo rudahangarwa n'ikintu icyo ari cyo cyose, mu izina rya Yesu, amen. Imana nibaha umugisha. Murakoze. Reka dushimire Reverend Pasteur Buhungu kuba yemeye kuza kuganira natwe ndetse no gutambutsa icyo Imana yamushyize ku mutima, kandi ubwo twizere ko abavandimwe b'i Burundi baraza gukurikirana ubwo butumwa, byaba na ngombwa iyo minsi bakayifata bagasenga nk'uko ijwi ry'Imana ryakubwiye ngo ubagezeho ubwo butumwa. Yego. Reka rero noneho dusoze ikiganiro cyacu dusenga. Kwifuza kuvugisha nimero wayivuze, yaza kuvugisha ibindi twasoza dushima Imana. Mana, mu izina rya Yesu, uri Imana ikomeye cyane, uragakinga k'amakuba kacu, uri Imana ya Aburahamu, uri Imana ya Isaka, uri Imana ya Yakobo, intare yo mu muryango wa Yuda, gishitsi cyo mu muryango wa Dawidi, uri Alufa na Omega, uri itangiriro ukaba n'iherezo, uri uwa mbere kandi uri uwa nyuma, nta muntu wakubanjirije, nta n'umuntu uzaguherukira, uri Imana yihagije, uri Imana ituma umuntu apfa igatuma umuntu abaho, uri Imana ikenesha igakenura, uri Imana ishira ikuzimu igakurayo, niwe ufite ijambo rya nyuma, uravuga bikaba, wategeka bigakomera, wimura imisozi itabimenye ukayubikana uburakari bwinshi, uri Imana yimura abami ikimika abandi, uri Imana yakuye Sawuli ku ngoma yimika Dawidi aba umwami arategeka, ibintu byose urabishoboye, wica imigambi y'incakura kugira ngo idasohoza imigambi yazo ku buzima bwacu. Nyemerera ubane n'abarundi, ubane n'abarundikazi, nyemerera ubane n'abanyarwanda n'abanyarwandakazi, nyemerera ubane n'abakongomani n'abakongomanikazi, nyemerera ubane n'abatanzaniya n'abatanzaniyakazi, nyemerera ku isi yose. Mana yo mu ijuru, uburinzi bwawe bube kubo wifuza kurinda. Umuririmbyi araririmba aravuga ngo wagiriye impuhwe abo kuzigirirwa, n'ubu mu izina rya Yesu reka ugirire impuhwe abo kuzigirirwa, kandi ubabarire abo kubabarirwa, mu izina rya Yesu. Turabasengeye Imana data wa twese ngo ubandikeho kirazira mu ruhanga rwabo, kandi haleluya uzabane na buri muntu wese ukwemereye, uyu muntu uciye bugufi, uyu muntu wemera kwihana no guhinduka. Mana, reka umurwizeho ubuntu bwawe n'imbabazi, umurindire umubiri n'ubugingo, kandi tuzongere duhure tutishwe n'ibyaha n'ibicumuro, mu izina rya Yesu. Reka data wa twese mwiza, nanjye uzabane nanjye, kandi nanjye uzandinde, mu izina rya Yesu. Nanjye mpamagaye uburinzi ngo bube kuri nje, kandi mpamagaye imbaraga z'Uwiteka Imana kugira ngo nkomeze gukoreshwa nawe, simbe nk'uwikoresha ahubwo nkoreshwe n'Imana, kandi simvuge nk'uwigenera ahubwo mvuge icyo umbwiye, mvuge mvugishijwe nawe. Urakoze, habwa icyubahiro muri byose, mu izina rya Yesu, amen. Imana y'amahoro nibaha umugisha. Shalom, shalom.